Jire waramutse neza ndetse n'abakinnyi bazazamo. Jire Karangwa waramutse yaramutse neza namahoro mwebwe natwe tumeze neza. Senior Jire Karangwa uri kumva neza cyane? Uratwumva neza cyane? ndabumva neza. Okay, uri live mu kiganiro cyiko ruje kuri Fine FM. Yego murakoze. Mwaka mushya kuri twese tugwamagaye, turabizi ko ari ukuntu uri mu ruhukamo gake gake ariko nta kundi inshingano bari inshingano. Yego. Katugomba tubaze bari icyo twibazaga uyu munsi wa none uza gutinda cyane kuko ndabizi nawe ko huza cyane. Uyu munsi hari ibintu byinshi maze ngende bihiswa mu bantu hirya no hino mu banyarwanda no bose bavuga ati se dufite amatsika ateye urujijo, reka mbyitene urujijo kuko uyu munsi turabona inkuru imwe izuvuga ibingibi ndi kazi ivuga ibingibi. Uyu munsi mu ekipa zitabira imikino ya CHAN igomba gutangira ejo bundi cyane ko ejo ku itariki 15 z'ukwezi kwezi turimo hari ube tombora ya CHAN hara mu gihugu cya Kenya. Uyu munsi yavuga ko u Rwanda ruri mu murongo w'ukina CHAN ryamaze kwemezwa. Ntabwo biremezwa. Nta na correspondance cyangwa se ubutumwa bwose turabona buturuka mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika bitegura iryo rushanwa. Bitubwira ko twashyizwe mu mubare w'ibihugu bizitabira imikino kuko mubizi iri rushanwa rigomba kwitabirwa n'ibihugu 19. Yego. Ibihugu 17 byarabonetse, ibindi bibiri ngo harimo ibyavuyemo. Hari nabyo CAF yatangaje ko igomba gusimbuza ibindi. Birumvikana mu gusimbuza ibyo bihugu ntabwo bareba kure, ntabwo bareba ibitaritabiriye n'imikino y'amajonjora. Bareba ibyitabiriye imikino y'amajonjora bagendeye kuri criteri zizwi zihari ziri objectif. Ibyo rero twese uko mugitegereje, uko abanyarwanda bagitegereje nako natwe tugitegereje. Mu minsi iri imbere ya vuba ko CAF yatangaza icyemezo cyayo cy'ibihugu bibiri yasimbuje bibiri byavuyemo. Niba u Rwanda ruzaba rurimo kugira ngo dukomeze tunatangira imyiteguro uko bikwiye kwirushanwa nk'iri ryo ku rwego. Ariko se cyizere wenda uyu munsi umunyarwanda yagira wenda bijyanye n'icyo wenda amategeko y'abavugana ku ishuri agenda rya CHAN yuko u Rwanda mu gihugu wenda rwabonekamo cyaba kingana gute Jire? Ntabwo ndi buze kujya kukijanisha kubera ko ntabwo biri mu biganza byacu, ni ubushishozi bwa CAF nk'urwego rutegura irushanwa. Ariko nk'uko nari mbivuze wenda byaba n'akazi kanini cyane wenda kandi mwebwe n'itangazamakuru ko muzi criteri zigenderwaho. Wenda dufata urugero, niba mwarabonye criteri zagendeweho kugira ngo batoranye igihugu kimwe kizaherekeza ibi bitatu bizakira irushanwa mu karere ka CAF. Warabizi ko CAF igira zone 6. Yego. Buri zone ubundi baremereye ibihugu bitatu, ariko zone ya CAF bari bayihaye ubundi mwanya umwe kubera ko ibihugu bitatu byose ari byo bizakira CHAN. Uwo mwanya umwe rero watwawe na Sudani kuko Sudani yari yabonye amanota 6 mu mikino ibiri. Ariko ukoze ranking yaba ku rwego rwa zone ya CECAFA, u Rwanda ruza ari urwa kabiri kuko rwo rwari rwasezereye South Sudan. Bitewe n'umubare w'ibitego byinshi twabaye ba kabiri nyuma ya Sudani ya ruguru. Twatsindiye hanze. Ariko nanone iyi ranking yano ku rwego rwa CECAFA n'uyu urebye n'ibindi bihugu byose bitabashije kwikarifiya ku yandi mazone yose. Ubwo nagize no muri wa mujyo wo kuvuga ngo CAF igiye kugira mu bihugu byose bititabiriye nako bitikarifiye ariko bikeneye kuvanwamo ibihugu bibiri bizasimbura ibindi. Ukakora ranking ugendeye kuri ziriya criteri, umubare w'ibitego, amanota n'ibindi byose bitandukanye, usanga n'ubundi u Rwanda ruza imbere. Ubwo rero nari mpisemo kutajya mu kujanisha ayo mahirwe, nari mpisemo wenda kusa nk'abavunguriraho gatoya ku bishobora kugenderwaho nubwo atari twe tubigena. Bahitamo ibihugu bibiri bizaza gusimbura ibibiri kugira ngo ibihugu bibe 19. Kuri ziriya criteri zagendeweho bahitamo igihugu kimwe kiherekeza ibindi bitatu byo mu karere ka CECAFA, zishobora n'ubundi nazo kuba zagenderwaho kandi zigendeweho ko imibare itwereka n'ubundi ku Rwanda ruri imbere yaba muri akarere ka CECAFA ndetse no ku bindi bihugu byose bitabashije kwitabira irushanwa rya CHAN. Ugendeye kuri ziriya criteri z'uburyo amakipe yitwaye mu ijonjora rya kabiri, imikino y'ijonjora rya kabiri rya CHAN mu mikino ibiri zakina, amanota, umubare w'ibitego byatsindiwe hanze, umubare w'ibitego byinjiye mu izamu,
umubare wa disciplinary recording n'ibindi bitandukanye usanga n'ubundi bije kuri imibare namwe mwabyikorera mu banga rimwe n'umwe biturusha usanga n'ubundi Rwanda ruri imbere ku bijyanye na za transfer rero. Hanyuma uyu munsi cyane ubwo rero bisigaye no gutegereza mu by'ukuri icyemezo cya CAF ntabwo bivuze ko ibyo mvuze ari ihame bijyanye n'ikibazo warumbajije ngo amahirwe uko angana nuko bashyiraho nka barrage n'urugero ariko nagiye mu birebana n'ibishobora kugenderwaho dutekereza. Ubwo numva abanyarwanda uyu munsi bafite version isa nkaho imeze neza cyane kuko nta butumwa ngo murake buvuye muri CAF bakonfirma ko mwamaze kumenya gukina imikino ya CHAN. Yego ariko ubwo mubizi tombo rizaba tariki 15 z'ukwa mbere. Yego birumvikana nta n'ibyumweru bibiri biri muhereye umunsi turimo turavugana bishatse kuvuga ko n'ubundi communication yose ya CAF yadakwiye kubiza mu Rwanda cyane. Ku bijyanye n'isoko ry'igura n'igurisha Jire rya hano mu Rwanda ryafunguye ryarizafunga ryari ntabwo ndi kumva neza aragira uti ku bijyanye n'isoko ry'igura n'igurisha hano mu Rwanda ryafunguye ryari rizafungwa ryari isoko ry'igura n'igurisha ubundi mu mvugo nyayo twebwe tubyita ko ari igihe cyo kwandikisha abakinnyi cyafunguwe ryafunguwe ejo bundi tariki ya 3 z'ukwezi kwa mbere umwaka Mutarama 2025 rizafungwa tariki 31 z'ukwezi kwa mbere. Yego ku makipe nka Kiyovu afite litige hafi ibyumweru bine ubusanzwe birebana no kwandikisha abakinnyi uburyo bigenda twemerera ibyumweru 12 n'amezi 3 mbere y'uko se zitangira n'ibyumweru nibura bitari munsi ya 2 kandi bitarenze 4 mu kwezi hagati muri sezo cyane. Hanyuma hari ikipe ya Kiyovu hanyuma hari amakipe nk'ikipe nka Kiyovu Sport uyu munsi warone ifite ibibazo bya litige bitandukanye. Hari cyaba cyahinze cyangwa se cyari kwakunze biracyari kwakundi ikipe ya Kiyovu Sport kwakundi ngo sinzi wenda niba duheruka kuvugana kuri ibyo ngibyo ngira ngo duheruka kuvugana twabwiraga ko ari kimwe mu makipe ifite ibihano bingana n'umwaka utabasha kwinjiza abakinnyi. Ubu muri kuno kwezi kwa mbere nabwo nyine nta kirahinduka abakunzi ba Kiyovu Sport bimeze neza mumbabarire cyane. Ubwo ngo abakunzi ba Kiyovu cyabasonekirwa nuko nabo mu kwezi kwa mbere ntabwo yemerewe kwinjizamo abakinnyi nta kirahinduka. Jire hari ruwa mumbarize kubijyanye na CHAN. Yego ndakamubaza yamumaje ko hari Bugande hari inkuru ngo n'abanyamakuru babo bari kuvuga batese ko abantu bacu bahamagawe kandi bumva bazajya gukina mu Rwanda batarakina umukino hano ariko banditse hano bemerewe gukina muri CHAN. Amategeko asobanura iki ntabwo tubizi neza cyane. Nicyo Regis arimo kubaza aragira ati se uyu zanafungutse cyane. Hari abakinnyi nk'abagande bavuye muri shampiyona yiba mu gihugu cy'Ubugande bako bamaze gusinyira amakipe nka APR no mu Rwanda ariko bahamagaye mu kizakina ari umukino ya CHAN uyu munsi wa none bire mu mategeko ese yamutse wenda ari nka accident cyangwa se nk'ikosa amategeko abivuga yikije cyangwa umukinnyi utarakina hano nta mukino barakina hano barasinye kubirebana no kwemererwa gukinira abagande muri CHAN. baramutse batarakina shampiyona y'u Rwanda ariko babaye batarakina shampiyona y'u Rwanda mu Rwanda ariko barasinye ariko baramaze gusinyira ikipe hano mu Rwanda amategeko abivuga iki bakwemererwa gukina hariya muri Uganda kuko igihe cyose batarakinwe mu Rwanda ikipe mu Rwanda bataranabona lisanse ukumva iyo wamaze kwandikwa hano buriya bari igikorwa cyo kuvuga ngo wandikuwe muri Uganda wanditswe mu Rwanda. Rero iyo procedure itaraho bivuze ko baratanditswe muri Uganda. Ngo hari niba mushobora ko munabyibuka hari wenda regise yabyibuka hari kurusha n'abandi muri CHAN ya 2016 ngira ngo yego tuyisenga yakinye cyane kandi yarakinye cyane Gomaya. Yego ariko kubera ko iyo procedure ya transfer itarabaho yemerwa kudukinira mu mikino ya CHAN. Hanyuma hari amakuru ari hanze sinzi nimba ari ukuravuga ko umutoza wa ekipe y'igihugu Amavubi yaba yongera amasezerano bari impungenge ukuraho urujijo bazari niba numvishe neza ni ikibazo kirebana aragira ati uyu munsi urabona rujijo ruhari se umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi yongera amasezerano mu ikipe y'igihugu cyangwa yaragiye ntabwo muzakomezanya ariko ibiganiro by'imbangire ni umutoza n'ubuyobozi kugira mu minsi imbere muzatangarizwa ibizaba byavuye muri ibyo biganiro murabizi n'ibiganiro bigamije kongera amasezerano hari icyizere aragira ati icyizere cy'uko ibyo biganiro byazaba successful akongera amasezerano akaguma
buriya iyo bigeze mu kumvikana ku masezerano y'akazi ntabwo ushobora kuvuga ngo iki kibazo biragoye kugisubiza kuko ntabwo uba ubifite mu biganza ushobora kuba ufite ubushake bwo kongeza bwo gukomezanya n'umuntu ariko umuntu ufite icyemezo cye cya nyuma bijyanye n'ibyo mwumvikanye bijyanye n'ibyo yagusabye so kuvuga ngo hari icyizere cyangwa ntihari icyizere biragoye gusubiza icyo kibazo ariko igihe hari n'ubushake ku ruhande rwacu uko twakomezanya kandi ibiganiro biri udacyafite ingingimira ku bijyanye n'abakinnyi bashobora kuzaza muri shampiyona wenda batarakina ariko urumva cani izaba isoko ryarafunze ryo mu Rwanda bivuga ngo abakinnyi APR izaba yarabasabye ishobora kuba yaranabemerewe ariko batarakina hano mu Rwanda itegeko ryabemera gukina cani kuko nubwo bemerewe ko ari aba APR n'iki ariko ntibarakina hano naho ngaho ngifite ingingimira batarakina mu Rwanda ibyo navugaga batarakina mu Rwanda bivuze ko batarandikwa mu Rwanda kuko nta mukino n'umwe barakina no mu Rwanda kandi igihe kizaba cyararenze cyo kwandika abakinnyi hano ni irushanwa rikinwa n'abakinnyi bakina mu gihugu imbere kandi ikintu kigaragaza umukinnyi ukina mu gihugu imbere ni icyangombwa afite gitangwa na federasiyo muri icyo gihugu icyo twita lisansi nyine kimwemerera gukina amarushanwa muri icyo gihugu ariko lisansi bazaba barazibonye kuko isoko ryacu rizaba ryarafunze ryaba ryaramaze gufungwa ntabwo lisansi bitandukanya kubona lisansi no gukora transfer ufite transfer certificate ni kimwe mu byangombwa bisabwa kugira ngo ubone lisansi ushobora kuba wakorewe transfer ariko ntubone lisansi kuko kubona lisansi byo bisaba lisansi urabizi bigasabwa n'ibindi byangombwa bindi bitandukanye work permit ibintu ni uzagira ni procedure zitandukanye nuko rimwe mu Kinyarwanda byose tugiye aho kwandikisha umukinnyi ariko mu by'ukuri procedure zitandukanye bivuga ngo rero Ferwafa ifite kuba yatanga iyo lisansi ariko igihe cyo kugura n'igurisha cyararangiye ariko igatangwa nyuma yaho yego mu kigo tunabikora cyane ibyo mibone kigura n'igurisha cyararangiye urakore niba ari transfer domestique cyangwa national cyangwa international ikaba yarabaye ariko kwandikisha tugakomeza byose tukabikora nyuma kubera ko hari ibindi byagomba kubona nyuma bivuga ngo nk'abagande kugira ngo bizere ko bakinisha abakinnyi muri cani bashobora kwimvikana na APR bakavuga ati nibyo transfer byose bibe ariko nyaboneka APR nkuko aba bakinnyi mutwihangane mwe muretse kubandikisha siko mbyumvise nabanyu ariko mwe muretse kubahesha lisansi manze mureke bave muri cani na cyane ko wirebye neza wenda dufata urugero mu gihe wenda u Rwanda rwaba rwitabiriye cani biyumvikana ko na shampiyona n'ubundi zabihagaze cyangwa se itahagarara ariko APR ntabwo izaba iri gukina bivuze rero ko ni ibintu byose bishobora kumvikanwaho byose biri hagati y'amakipe asante sana reka tugushimire umuntu w'umugabo pepe dusobanuriye neza turamushimiye ni Jire Karangwa ni umunyamategeko sobanura ibintu neza cyane kandi usobanura ibintu ukabyumva cyane umunyamakuru biroroshye kuba totale rwose communication iroroha yamworohera barakoze amazo byose cyane kuko nkanjye impamvu ndi kubivuga jewe nazindutse ndeba mu Bugande ibintu byahavugwa complaints ari nyinshi nabonaga abanyamakuru babivuga ndetse nabaje umunyamakuru arambwira ati nanjye maze kubazaho engineer Moses Magogo ni president wa federation bita FUFA ngo ni Ferwafa y'Ubugande izo mpungenge bari bazifite kandi bigakubitira ko umutoza Paul Puti yamaze guhamagara cyane nyine harimo urujijo ibugande tuzabona ikibazo cyoroshye rwanambuka rukaza hano iwacu cyane ntabwo twabijya impungenge bitewe nuko abakinnyi bamaze wenda gukina ikipe ya APR nk'abantu bakibaza bati abafana ba APR n'urugero mu Rwanda bakibaza tese aba bakinnyi nibakinira Bagande ubwo byaba bisobanutse ko tutarababona cyane tuzaba ko transfer zaba zarangiye ubwo ntituzaba tubahombye ubwo nyine byatuma batangira gushidikanya Barcelona bikaba biri gushidikanya Jire arukuyeho cyane ubwo banabyumviriza ko abafunzi ba APR barakinnyi bombi bose bahamagawe munanyemerere duhise twataka